babita abatinganyije pansi cyangwa abapede banza ari abagabo ariko en general ni abati none jihad biki no niba ari umupede ni oya no lesbienne. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesco zo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Abanyarwandakazi mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Maginga yangaya umunsi wa none ndi kumwe n'umudamu mwiza cyane bamwita Tina nawe numwe mu bantu bamenyerewe kuri iyi mihanda mu mvugo ziremereye cyangwa se zikakaye akunda gukoresha cyane iyo yarakaye cyangwa se iyo wamusembuye. Adufitiye ubutumwa bwinshi cyane ndetse adufitiye n'inkuru y'umuvandimwe Jihad. Maginga yangaya nayo nkuru irimo iragenda trendinga ku mbuga nkoranyambaga aho Jihad cyangwa se bakunze gutazira ngo umutinganyi Jihad arimo arabarizwa kuri burigade akurikiranyweho ibyaha byo guharabika abantu, kubinjirira mu miryango, gutandukanya imiryango ndetse n'ibindi. So uwitwa Tina ni umwe mu bantu nawe bagize akantu bahuriramo na Jihad, ari akagiye kudusobanurira kugira ngo dutangire tugenda twinjira tunaganira byinshi. Tina komera cyane Jay. Amakuru yawe ni meza ndashima Imana n'abantu benshi. Yego. So nkuko nabivuze muri introduction yanjye, urumwe mu bantu ngo basuye Jihad, ariko Jihad nari nzi ko ari umuntu mufitanye ikibazo. Jihad wamusuye ugendereye iki? Jewe ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu amemukiye akankorera ibintu bibi ngiye mwitura neza. Yego. Jihad yarafunzwe umunsi afungwa narabimenye mbasha no kumenya aho afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro. Nuko ndavuga nti umuvandimwe ngiye kumusura, yamvuzeho aramarabika. Yakuvuzeho iki? Hari video ya voice yigeze yumva yanjye ayishyira kuri channel ye atanzi. Voice yawe urimo uravuga yuko umugabo atagusambanya neza? Oya ntago ari byo gusambanya, hano yanashyiraho niyo ngiyo. Ni voice ivuga ibiyuzima busanzwe, ngewe nivugira ko je ntakunda abakene kandi koko sinkunda abakene. Buryo iyo ukunze umukene ubukozi pari nabi ntago nyizeye. None se abakene babiri bakwigeza kuki? Byapfa. Ibyo Uganda bihari. Yego nta bitekerezo babihari. Noneho ikintu cyambabaje yinjiye muri famille ni Dibu. Yego. Kandi atanzi aransebya ati Tina mubona ninda y'imihanda nta n'igikeragira. Urumva kuvuga ngo azakunda ngo umuntu w'umukire ngo umukene ntago bavugana, umuntu nta kintu afite. Ndavuga se niba yashakaga gutwika nk'abandi bose yakina voice agashyiraho ibindi bintu, yari kubona ibindi bintu bimutwikira. Ariko ntanyinjirije mu buzima. Abinjiyemo gute? Yarinjiye atavuga ukuntu ngo nta kintu nigirira n'umukene. kuko sugifite yarabeshye cyane. Ufite iki? Jewe first of all mfite abana. Yego. Uwo ni mutungo ukomeye nyinshi. Ni n'umutungo ukomeye cyane byo. Cyane hari abantu bawubuze kandi bafite amafaranga. Abantu mumva ko imitungo ari amafaranga. No mfite abana. Cya kabiri mfite ahantu mba. Hawe bwite cyangwa wanyaze? Ndi umuturage w'i Kigali. Iyo uvuze ko utuye ahantu buhatuye nyine ntabwo buhacumbitse, sincumbitse. Yabanza rero akamenya amakuru, akamenya ko ntacumbitse, mfite ahantu hitwa iwanjye nyine. Pazo rero nawe yumva atinze nka Safi. Ashaka ko atari kare wigeze kuvuga ko abana n'uyu musore. Kare wigeze kuvuga ko wowe icyo ubugendereye ku mugabo ari ukugira ngo umunyage imitungo ye cyane iyo ugize amahirwe ugasanga ni umugabo ukuze cyangwa se wenda ufite indwara z'ibikatu zidashobora kuba zakira akipfira. Tina iyo nayo waba warayinyaze umuntu? Oya ntago nayimunyaze, nta n'uwo ndanyaga. Munyaga se byitwa iki? Hagize n'ufite akayimana yakwitwa umurage yaba ndazi. kuko ntago umuntu araga umuntu wese yabyaye ashaka kumunda kandaga ariko
aho kuba nifitiye haramvuniye havuye mu byunzwe byanjye none ikintu cyambabaje cyuriya mutipe ngo niba yitwa gute harya burase ni jihad nta jihad ugize nta zina se Isilamu harya yitwa Sipiriyani yego kujya kunyinjirira mu buzima akavuga ngo nta kintu nigira ntaho mba atazi ibyunzwe nabize kugira ngo mbone ako kaboro k'akageto mba yego no kuvuga ngo ijwi ryawe cyangwa se iyo voice yawe jihad yifashishije mu gukwandagaza no kugwarabika yaba yarikuye hehe simbizi do ijwi urumva jewe naganiraga n'umuntu mubwira ukuntu ntashobora ngiye kuzura n'umuntu w'umukene kuko abakene batekereza hafi ikintu ushobora kukugira inama niba rero twaganira rero yayimuhaye simbizi ahantu yayikuye arayikina birambabaza ndayumva ndababara ndabwe si umuntu waba warigeze umuvugira icyo gihe wumva ijwi ryawe aha numva ijwi ryanjye njye nabaga muri groupe ya WhatsApp yitwa abashu yaba abatinganye bose hoya habamo n'abandi bantu nyene groupe yayise ariko nyine benshi n'abatinganye bakora bya bintu bigize byangwa n'uwiteka nibyo noneho na nimero ye ndayigira inbox ndamwandikira abakora ibyo babita nguki abakora biriya by'ibitsina bihuje bakagira babita abakora abahuza ibitsina babihujije nyine babita nguki mu kinyarwanda gitomoye babita abatinganyije pense cyangwa abapede banza ari abagabo ariko en general ni abatinganyije none jihad biki no niba ari umupede ni oya no lesbienne urimo akora ibyaha niba ariko babyita simbizi ntabwo maze noneho umva ijwi ryawe numva aranyinya ntabwo si umuboro ntabwo nzi first of all yashaka gutwika agatwika ku bindi akantu karambabaza kuko nimero ye nyigira ndamuhamagara si yanyita abandi amwandikira kuri WhatsApp si yansubiza mwani ibyo bintu uri gukora ntago ari sawa ntabwo nzi none niba ushaka no gutwika mbwira nze ngutwikire live wijya kwinjirira mu buzima kandi utabuzi aranyihorera ejo bundi ngiye kumva numva ngo yakoze amabara ndavuga nk'umuntu w'umubyeyi reka umuvandimwe mugereho musure nanamwibutse mubwire akantu yankorego katari sawa no uramureze nawe se ntago namureze ntago namureze narababaye icyo gihe numva namurega ko no ndi umubyeyi ntabwo nkunda ibintu bibi umukumusura mwarabonanye se cyangwa ntabwo wigeze mbonana arabonanye baramumpaye ababyeyi wamushyiriye iki namushyiriye amazi gusa yarayizeye bayanywe icupa rinini rya Nili siriba rifunze original se nta kintu sinzi ko yanayanyoye jewe nakoze icyo nagomba gukora naragiye baramuma abavandimwe ndabashimira ndicara baramunzanira ntago yaranze urumva twaburaga kuma yakwandagaza agatakuzi atanzi ari nacyo kibabaje ndicara nawe aricara namwaje habitese sava nitwa Tina wahe ko ntakuze none se sha mwana wanje kuki ushobora gufata content ku muntu utazi ukinjira n'ibintu bye ibyo byo umubwirira gereza oya ntago namushomye amubwiye neza ibyo ufunzwe ibyo ni ibintu byo kumuganiriza no ntago namuganirije n'abariko icyubahiro cya mbere namuhaye nuko navuze ariko ngiye wumvaga nawe umutima uruhutse nararuhutse ko namusuye nkabasha no kumugira inama aho nababara nuko yazafungurwa ntaramugezeho ngo mugire inama ikindi gihe azaza mu gatwiko ubuzima bw'umuntu buri prive ajya agira aho bugendera cyo mushyiriye amazi nicyo kintu kiba cyemewe gusurisha kandi abafunze original nago bakwemera ko umuntu ikintu kidafunze ushobora kumwirika umuroga sinzi nibindi ariko atari amazi wateramo serenge serenge se ntameneke ukongera ugapfuka gatoya nuko jihad urumva naramubwiye nditi na wa wundi wavuze ku iyi voice ariko sicyo kingenza narije kureba kumeze neza ntugire n'inama ubutaha nuvamo ujya kubaza bakuraho bakuri bumba utazongera gutandukira ukinjira mu buzima bw'abantu buri prive ukazagaruka aha hantu uri kugororwa ariko ntago umuntu yakwifuriza uwundi kuhaba ubusera nk'ayo mazi narayamuhereje yanga kuyafata yatereka ku ntebe genda giye amasana nifite arashize nutayanywa hari abandi bayakeneye bayanze wari ikibazo simbizi afite ikibazo urumva we yankoreye ibintu bibi ubwo waramureze akabati umuntu wandeza nzane n'amazi afa kunshyiramo kabiri ntago namureze ntago namureze genda umukristo burya ndanasenga ndasenga ahubwo naramuhano ahubwo nagaruka kongera
ubu nanjye sinabwiye ko mfite channel yanjye ndi imihanda noneho mu buryo buri direct nabamagamo indirect nawe uzicara umuharabika ntabwo nzamuharabika ahubwo nzajya mwigisha umuntu umubyeyi ariko mukubita ari inyigisho ubona ikagukora ahantu kuko kuri kuraryana nzajya mujomba ariko muganisha he mu bintu byiza karame. Jihadi ni umwe mu bantu bajyaga bakora inkuru zimeze nk'aho ari zo kubyinagira cyangwa kwishimira ku bandi bahuye n'ibibazo cyangwa se n'ibibazo. Kuri wowe nk'iyo wabonaga inkuru nk'iriya arimo araserebura arimo arakina mu bibazo by'undi, wowe byakira gute mu mutima wawe? Buriya rero Jay Jihadi naramukurikiranaga nabivuze nabaga no kuri channel ngira ngo afitemo ubumuntu muri we. Biriya bintu byo gukina ku muntu ni ibintu bibi cyane. Abanyarwanda bajya bavuga ngo isi uw'iminsi itarakaraga ikimushakira ibirungo ntubuzi wowe ahawe hazaza. Uje ngize ikibazo kandi twese turi abantu tugira ibibazo, winjiriye mu kibazo cyanjye uje kunshinyagurira, ntuzi ibindi bikomere mfite ku mutima, akaza akabyina ari mu nyungu ze nazo undi muntu ari gukomeretsa. Abanyarwanda kandi bajya bavuga ngo Imana ihora ihoze, Imana yarabibitse iravuga iti noneho nanjye reka mwereke ko ibintu akorera abantu atari byo. None se ubu hari abantu badatwika kandi ntibinjirire umuntu nk'ukuri ya mutipe yabikoraga. Ntabwo narabirebaga nkumva ndababaye, nta na comment nari gushyira ku bintu bye. Birangije none agiye kubyica byose nanjye nzanamo atananzi. Uyu musura uko mwaganiraga wabonaga nibura arimo kubyumva cyangwa se yemera guhinduka? Yarabyumvaga ko yaratuje kwa kundi yigira gutya Ngiponyonyo ntabwo babikora biriya. Ngiponyonyo we nawe mabivuga unezerewe. Oya ntago neze oya ukinesheje oya ikinesheje sinejejwe nuko afunzwe kuko ntago iwe ndi kuhaba sindi kuhishyuza, nejejwe nuko ari gukosorwa azagaruka muri societe nyarwanda. Tina kuwe ku giti cyawe abaye nkawe mucamanza cyangwa se abaye nkawe ufite ububasha bwo gufunga no gufungura, Jihadi wumva wamuha nk'imyaka ingahe? Ikibazo ko kigoyera ariko ndagisubiza. Kuko nka Nzovu yavuze ko amwifuriza nko kuba yafunga imyaka 5, Ndimbati yamusabiye ko yafungwa nk'imyaka 10. Pastor Claude yaravuze ati nibura amezi 6 yamaze kumva. Wowe ku giti cyawe Tina wowe wumva Ndimbati ngamusaba ingahe? 10. Aha nanjye rero ukuntu mbyumva nkurikije ububabare yateye abantu nanjye ndimo, yego nkurikije ko atagira ikinyabupfura ngo byibuze bwa rimwe yubahe n'umuntu umuruta mu bintu bye ajya gukora. Njyewe mfite nk'ubwo bubasha uretse ko nabufite bakabuntiza bati Tina rukate ukubita inyundo hasi. Navuga nti njyewe Tina wungu ntandera afite nshingiye ko yinjira mu miryango y'abandi yubahuka akaba yahukubahuka n'uwamubyaye cyangwa nyirakuru, nshingiye ko agoramye mu mutwe atagororotse muhaye igihano cy'imyaka 3 imageragere kuko rega hariya baragorora azasangamo abandi bamurusha byaba bitandukanye ariko hari abafite indangagaciro bamwigisha ukuntu nagaruka muri societe aziga gukora ibintu bye atagize umutima w'umuntu akomeye. Jean Paul yavuze ko ngo ni no papa wari cyangwa ari Bugesera ari ririmo turiya tumyaka 3 yagenda akatubyimba yazagaruka avuga ati rero nubwo nje mu kazi reka ngire uko ntwara akazi kanjye shyiremo n'indangagaciro. Majyagere wa musurayo cyane rwose ako ugiye gushinyagura oya ntago nshinyagura yagenda umukristo nyuma y'ibindi byose ndi umukristo. Umukristo arababarira rero ntabwo iyo 3 ntanamusura kuko ni musura hari ibindi nzamuganiriza imwubaka ndi namukurireka ni mukuru uzamuhana n'ugatanyubashya atana ariko ubwo yambonye utanaga azasubira ko yambonye ko ngana na nyina yari kunyubahira umuryango akanyubahira ubuzima bwanje ntashyire hanze atarambona n'imihanda. Buriya mu bantu batumye nanjye nshaka kwinjira imihanda Jihad arimo naje mbabaye cyane batumye ukora cana mushaka kuko ariko naramubonye ariko nagaruka nzamwicaza mu bwene wa mwana we. Iyo wabonaga uburyo arimo akoramo za geste za iponyonyo mu nkuru yawe wowe wabyakira oya ahubwo hari akandi kanya cyaga nkumva mada ngo hagarara mada ndapfuye koko
nkagira ngo nijya arimo arabwira abo nkabona video y'abandi bantu bacaho batari je byarambabaje kwa byarambabwira ubaye ufite umutima woroshye amagambo y'uriya muhungu yatuma wiyahura agira imvugo mbi sitopre nta kintu ufite n'ibintu byatuma wiyahura uko abifiringa byinjiramo Patrick uburyo afata ka kabido akavuga kwanzi natekereza ngizawe reka nzidarape iponyonyo uriya mutipe niyo mpamvu agomba kugororoka reka nzibaranguze ibintu byo kuranguza azaranguze ariko ntiyinjire mu mutima w'umuntu uriya yatuma wiyahura udakomeye umutima nk'ubwo nanjye mvuga iyo mba nafite umutima w'urutare kuko njye si yarambaze bro yarambaze umutima wanjye none buriya narababaye ariko kubera ko mfite ahantu mpamba uriya yatuma yiyahura reka uvuze ibyo kwiyahura Tina nzi neza ko nawe wenda nubwo ukuze ariko ujya ukurikirana ibivugirwa ku mihanda umunsi wa none nimutse kuri Jihad ho gatoya umunsi wa none uwitwa Jihad afungiye kuba yarasakaje amashusho y'urukozasoni y'uwitwa Yamano Floriane arimo asambanya umugore we so Floriane uyu munsi nawe yaje gupostinga amagambo y'amaganya ndetse anagaragaza ukwiheba gukomeye cyane ubwo yavugaga ko ngo byamugoye cyane kwizera umuntu none umuntu arongera amutenguha wowe ukimara kubona ibyo bintu urabona aho wabihuriza n'ibyo Jihad yari yarakoreye umwana w'umuhungu cyane jewe nk'umuntu ureba kure sorry biriya bintu Jihad yakoze akwirakwiza ama video y'uriya musore nubwo ntabwo mbizi neza ariko ababishinzwe bazamuhamya icyo cyaha cyabasanga ko arengana ariko niba yarakwirakwije biriya biri kuvugwa kuri Yamano uyu munsi bifitanye isano 80% n'ibyo Jihad yakoze mu buhe buryo adakwirakwije iyo video bavuga niba yarayikwirakwije kuko sindi umucamanza afashe iyo video arayikwirakwije barayibonye urumva uko yavuze amaganya ye yavuze ko nta muntu wo kwizera biganisha wenda ku muntu yakundaga akaba yamudesovye iriya video yatuma wakundanaga na Yamano ukamukura mu rukundo kubera ko wayibonye n'uriya mugore barimo bakora ibikorwa by'urukundo barimo basambana nta mugabo usambana n'umugore we ntabwo ari umugore we kuko ntabwo muzi mu mategeko ni umukobwa babanaga wese mutagiye ku murenge mu musambana ubwo barasambanye uriya mukobwa yaramukundaga barimo barasambana ariko iriya video ikijya hanze umukobwa nabashoke niba ari we wamwanze n'urugero nanze byaba bivuye he kuwasakaje video niyo mpamvu ubuzima bw'umuntu prive mwabavandimwe gufata ubuzima bw'umuntu prive ukabushyira hanze ubu uri kumwica mu buryo butari direct ariko ubu umwicaye umwica moralma yego ese ko umuntu abafashe ubuzima bw'umuntu akabushyira hanze cyangwa umuntu bayishyize hanze yishyize hanze gute se niba yarakoresheje telefone ye abitse ibintu bye muri telefone nawe nk'umuntu mukuru uzira ni video zo kubika utazi isadepa nicyo zibiki nizo ufite oya jewe ariko bibaye ngombwa nazifata kuko ushobora gufata video yawe uri mu bikorwa byawe mu rugo rwawe nkayishyira kuri telefone nkavuga uyu muntu hari igihe nzaba ntamufite nje niyibutsa ibihe twari kumwe oya kubyibuka ukabigubuka urukundo wakundanye n'umuntu aba ari ubuzima bwawe prive ariko umuntu kubifata akabishyira hanze mwana wanjye ngiye mba naniwe kujya muri regional cyangwa ku mahoro ngo babimfate se bandeba biba ari ubuzima bwanjye bw'ibanga rero iyo umuntu yabishyize hanze abashaka kukwica ni ukuvuga ngo urahamya neza ko Jihad ibyo yakoreye Yamana ari nko kumwica moralma exactly ukimara rero kujya kumusura kuri brigade we nta kintu yakubwiye se wenda nko kugusaba imbabazi cyangwa se wenda nko kugutuma ku bantu yagiye bemukira urumva agiye maze kumubwira yarambwiye ntaganzi nambwa nitwa Tina wamarabitseho n'ubwo utarunzi ariko bira bintu ntago ari sawa ngurumva ngo ngiye ngo ndare atangira kunsobanura ukuntu arengana aramusopye kuko sicyo cyangenzaga nyari ngiye kumusura mugira inama nk'umubyeyi nahise mubwira numva
sindi umugenzacyaha winsobanura ibyo kurengana no kutarengana narije kugusura mwana wanje fata amazi nunasohoka aha hantu uzamenye kuzajya ubana bivuze ngo yakubwiye ko arengana umuntu yakumva asa naho arimo agina kwibohoraho nkaho wamureze urumva yashaka kuba yarabiketse ariko nge sicyo nari ngendere kandi nta n'ibyabaye nge nari ngiye kumusura kugira mugire inama kuko nibwo nari kumubona ko niba yaramarabitse nkamutelefona nanyitabe namwandikira nansubize ubundi buryo nari kumubonamo ni ukumubona ahantu ari poze ari kugororwa afite inama nke yamaze kugirwa n'amategeko nkabasha nanjye kugira ngo ncishe ijambo ryanjye nkibimubwira bishobora kuba byaramushotse agatangira kwisobanura kandi sicyo cyari kinjye impita sindi umugenzacyaha nari ngusuye ndagiye yego uwitwa Jackie nawe n'umwe mu bantu bahemukiwe cyane ndetse uwitwa Jihad yangirije umutima akanawukomeretsa cyane dore ko ejo bundi uwitwa Jackie aherutse no kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose abivugaho Jackie ubwo yararwaye Jihad yavuze ko ngatarwaye ngo ahubwo arimo arikorera iki campaign yo kugira ngo abantu bamwire amafaranga yo kugura indobo zo mu nzu n'amabase n'ibindi bikoresho byo mu nzu so ndagira ngo wowe umbwire icyo ubitekerezaho ku burwayi bwa Jackie ndetse n'ibyo Jihad yavuze niba koko harimo umutima wa kimuntu cyangwa se wenda niba yaramukoreraga yica rubozo urakoze ibi bintu bya Jackie nabibonye kuri channel ya Buryohe ndayikurikira cyane mbona uriya mu mwana burebure kuri Buryohe TV ni ku burebure niho nabibonye uriya mwana w'umukobwa ararwaye pe waramusuye ntabwo namusuye ntitunaziranye mubona kuriya ku mbuga ariko hari video nabonye ari nayo Jihad yavugiyeho amagambo mabi bamusohora mu cyumba za kwicara muri salo Kamema ararwaye Jackie ndamuzi live yego kuko Jackie mubona live twahuye tugiye gushyingura Digiteo nabonye Jackie twararanye ku kiriyo uko namubonye ameze na cyagiye bamusohora mu cyumba biratandukanye ararwaye noneho nyuma numvuriya musore niba ari umusore ubwo ndamwita umusore cyangwa umukobwa umukobwa simbizi none so bakorera ziriya gahunda buriya nk'abari umukobwa noneho mbona ngo arirwarishije ngo mama Buryohe yamusohoye ngo amugendesha kugira ngo babone amafaranga ibintu nk'ibyo by'igicarubozo reka mbabwire mwabavandimwe abanyarwandakazi turi ku isi kandi twambaye umubiri kandi umubiri uraryana umuntu utararwara n'ejo yarwara uzi kuvugira amagambo nk'ariya ku muntu ufite ububabare urwaye ukavuga ngo arimo arirwaza kugira ngo bamuhe amafaranga y'ubuntu Jackie namubonaga imihanda akora none we yanze gusubira imihanda ngo ajye gukora ayo yavunikiye none se amufasha baramuhangana nayo yakoreraga nicyo kikwereka kuri ya mutipe nta bumuntu habe arangije tukaburyohe ukaburyohe ngo niba ngo ni ngunzu ni ibiki ibintu by'ibitutsa tukababyeyi ntiyubaha umuntu umurutse uriya mupapa agiye mbona yamubyara yabyara Jihad buryo ugira nuko wubaha aramutuka aserereje Jackie umubiri uri kumurya wumvishe n'ibyo bintu umuntu yavuze uriya muhungu Imana ifashe ubutabera bw'u Rwanda ndabwemera Jihad bamugorore azagaruke muri societe azakazaje gukora azi n'ikintu gikomeretsa umuntu abitandukanye n'akazi ke kaburi hari bamwe bavuga yuko akoreshwa na Alia Cool ibyo bintu nawe urabyemera kuko niba ari byo reka mbabwire nta muntu ukoresha undi ku buryo se ari amagambo yamutuma ukuntu abari kuyavuga ko mbona buryo umuntu yagutumye abantu bakuru bashaka kuvuga ati uyu muntu ibintu ntago biri kumuva mu mutwe hari undi muntu uri inyuma uri wabimubwiye nk'ubu maye ibintu nkaba naraye nabibrotse uko nabibrokora hano ntiyago bihuye n'ibindi mu mutwe nje uko mubona uriya muhungu aba ari inkuru ikarande zimurimo iponyonyo ni karande zo zimwibereye mu mutima ze z'ubugome z'ubuhemu niba ndi bubyite no kwiga afite ukuntu ari primaire nyine ishuri ritarimo rikeya rikeya ubundi nkawe muza usanzwe ukora iki uretse wenda kuba wahura n'abagabo akazi ntago mpura n'abagabo ko kantu mugakosore njye mfite akazi nkora kanunze si ngombwa kukavugira kuri kamera yego ndagafite kanunze n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi nkora yego ujura n'abagabo se muri ako kazi ndabamba service z'aka yes yavuga gase mfite akabari kanje ngo nagura n'abagabo nyine
habamo abakozi simbamo kujya uhagera mugahura njya mpagera tugahura imihuro yawe ndayizi bavuga imihuro uri kuvuga ndayizi ni uguhura serivisi y'akabari abakozi barakora nkajya gucekinga no kureba ayo twungutse n'ayo twahombye icyo gihe mahurira n'abantu bose. Yego Tina, nishimiye kuganira nawe ndetse nongera kukubwira nti nakagaruka n'ubutaha nitugukenera bitewe na commentaire tuzaza kugenda tubona tuzongera tuguhamagara nawe uzagenda ubona muri commentaire ko uzagenda batubwira ariko none kandi imyaka 3 usabiye jihad rwose wakabyarawe uze kongera kwitekerezaho wazamura kongeraho gatoya ariko Tina yarakomerekejwe cyane abitekerezaho bacu mu nizamu. Asante sana Tina. Merci beaucoup.